aba benshi mu bintu bijyanye n'umuziki no gufana ntabwo tukiri mu muziki twagiye muri angenerali y'abantu bose angenerali rero we abantu bose bahurije hamwe tugiye mu kinigi abantu bose bakahurira hamwe abasaza nkamwe urubyiruko abantu bose umukecuru w'imyaka urumva abantu umuntu ufite imyaka 20 Padebeni ni benshi kwa Bruce Melody ni benshi abenshi bari abenshi bajya kwa Bruce Melody mbangwereza ikintu oya manzi umbwira urakana gakwiye kukumutega amani nakana gatoya kangwereza impamvu ifatika imwe wegere urumva ukwiye kumubwira nakana nari kuzinze kuko nta telefone mfite kari kuririmba ndakurya k'inyuma urumva n'abana bose urubyiruko rw'abafana urumva ariko wabona umukecuru w'imyaka 40 uri kuririmba lejano wasabo yozi daditabye ariko urumva tujye mu bantu bafite imyaka 40 ntabwo habura umuntu amahirwe ya nyuma twatubona twakera ariko ndwiyerize yuko ahantu hose wagera ukarima twatoye twatsi twatsinze mbwira umuntu mu Rwanda dumbe utazirana thank you mother thank you today wait umuntu w'umukiri bazi ibyo ari byo agomba kubera cyane guheshaje icyubahiro igihugu iyo ndirimbo twataye twatsinze niba ari rwose none se kujya yakoze hiti oya noneho warayumvise mu matora ahantu hose wageraga mu matora wasangaga iriya ndirimbo bari kuyicuranga subizi wari wumva ubukwe butacuranga iriya ndirimbo amatora yarabaye ararangira sibyo wari wumva ubukwe butacuranzwemo iyo ndirimbo gice nijoro naraye iyo ukunda gucuranga cyane ni iyihe iriya ndirimbo dukomeze mugenda uzikurusha singuhisha iyo ndirimbo nyine nanjye nkurikije nyine natwe iwacu mu cyaro nyine nkunda kuyicuranga ko nyine ibyamamare ntakibuka abantu ako nigeze kumusuhuza ahantu mu gitaramo hari hehera yagiye yari yajyanye na Bwiza ari jyayo atega genda nyine tugiye kuva Mahama kugera Rwamagana n'imodoka n'igihumbi uratega igihumbi uragitanga tu imodoka urateze nyine hari kuri stage abafana nyine urareba umuntu uri imbere ashobora no Imana isa n'ihirwe mu buzima mukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko twebwe muri mu mujyi rwagati wa Kigali n'amwe muri hakurya y'amazi magari ndavuga Amerika, Burayi, Australia n'ahandi hose turi Musanze Summer Country cyangwa se Summer Live Concert Country Tour ni The Ben na Bruce Melody hano ni hamwe umwe ni The Ben undi ni Bruce ni The Ben ni ngiye gutanga mutubwira amazina yanyu bakwita ladies first uw'i Rwanda wambwira umubyeyi wakwise umaze yanditse neza yakwise neza amazina kw'irangamuntu cyangwa nayo bakwise ari kw'irangamuntu barayangiye Yesu bibiri na gatatu ufite imyaka ingahe uw'i Rwanda haburaga imyaka ingahe ngo ubeho haburaga imyaka
hano uri kumwe n'umusore Musa navugana wagira ngo turavuka bisi babita izina yanjye ni photogenic Dani photogenic ni mu bantu batanga ngo amafoto meza muri Musanze abantu kabanyambo ntaga manza kwajya mu dupupe abantu ntaga bajya mu dupupe yanjye ntabwo arafotora amabibe alright ndimo natembera muri Musanze rero nkuko nabwiye ngo iyi mihanda ya Musanze iraza kutubona tugize gutya twinjira muri studio y'ahantu bafotora amakuru ari Musanze ko Bruce Melody na Deben baza turayafite muri sitade ngo ndena zaze na muri sitade iyihe yes we twagiye sasa rero nubwa mbere Bruce Melody na Deben bagiye guhurira mu gitaramo mu ntara ubundi nungaka bikubwambira bamwe mu gitaramo cya Deben the new groove concert ungu bagiye the new year groove award concert bagiye guhura mu gitaramo Summer Country Tour ni gitaramo cyateguwe na Bruce Melody amakuru ari Musanze kandi kuri Dani amakuru ari Musanze kuri Bruce Melody na Deben Musanze hameze gute show mu mutwe y'abantu harimo iki ubundi ukuntu bimeze twe y'abandi ikintu kirimo abantu bazaba hahiye byatari kubera yuko guhera mu cyumweru cyashize gikoya mu ntangiriro za kino mu weekend batangiye gucuruza amatike naho abarara bari kwikaraga imihanda bacuruza amatike no kwamamaza byatari shobora Amerika yarateguye kabisa yarateguye ariko nanone nubwo kandi ubwo nahoze ndeba akaboro ka Melody akavuga ati Deben yaravuze ati ruba aza ngo muri bitaramo nyine nibwo azaba umukara n'umweru bizivangura Melody nati bonye bigiye kwivangura nakongera kabivanga ariko mwibwe ko ntaragafuki iki kibu baribwe okay ya barabaniga bose ndabayitumika barakoze cyane ariko nanone umusaza wari umusaza wuri ya Deni yarakoze bro Deni yarakoze nagira nkaho gufana kanigendere sister w'i Rwanda iyo bavuze Bruce Melody na Deben mu matwi yawe wumva iki jewe kuva nkiri umwana nifaniraga Bruce Melody nyine mba numva afite ijwi ryiza gusa nyine na Deben azi kuririmba gusa nyine njye mba numva nukubera yuko ariho nicyo gihe wavutsemo oya ntabwo ari ukuvuga ngo nicyo gihe Bruce Melody arategura abantu bakuru tuba tuzi ibintu byinshi urumva n'igitaramo ufitemo uruhare ni nawe wagiteguye hano i Musanze urumva rero ko Bruce Melody ko byagenda kose afite abafana ntabwo nabamwaka afite abafana n'umuhanzi wo muri quartier muri quartier utaratangira kuba yagira ukoze akarimbo kambe abafite abantu bamufana iyo bari ababyeyi be cyangwa bari umunani ntawe bireba abafite abafana na producer bagomba kuba yavuze ati kabisa kakagoro karakoma kujya kajya hanze urumva ariko nanone umuntu wakoze urumva ziragoro za gese nibyo urabuze iyo ni barayizi ubundi inkuru nyinshi zigeraho yego nyine Deben afite uturirimbo tugenda dukora abantu ku mutima ariko Bruce Melody nawe turirimbo twiwe ewana batumeze biteye azabakubita ibyaha izisi cyane cyane izisi reka ibyo bintu ibyo bintu nibyo ahubwo ukuntu bimeze iyo uri legend kabone nubwo wenda bivugwa yuko niba ari groove kiriya gitaramo cyabaye bwa mbere yamukubise akanyafu kumwe yaremye yaca bugufi umusaza urumva ariko nanone byashoboka yuko nta ekipa idatsinda sibyo nawe yarabyemeye aravuga ati kabisa ngaha iwana muri cy'abana bari ntabwo yaciye bugufi bro Melody yaguze abafana hariya Melody amaze guperforminga yaguze duza bora hejuru yose kabone nubwo yaba yabaguze urumva none se Deben yo kafite amafaranga ko yataraguze egora agitamo cyari iki ikintu gishoboka cyari icyo yashaka kwinjiza bashaka amankikamu ikintu gishoboka hariya twaratsinzwe na ariko muri iyi sama ubigendemo gakeya bro aha uti umwe ruzivangana n'umukara uri kuri Deben ari kuri Bruce aha indirimbo eshatu za Bruce Melody n'izihe
ese uriya yarimbaga n'ibiki akinyuma se akinyuma ariko yarakunze nyine yaririmbaga n'ibiki yarimbaga akinyuma n'ibiki ejo numva akinyuma nyine urumva indirimbo nyine Rambo ugaheruka ryara kinyuma kumufana wa Debe bivuze iki kubona Debe na kwishimira bahuriye mu gitaramo kimwe mu ntara ikintu cy'ingenzi gihari urumva nuko uriya umuziki nyarwanda uri gutera imbere cyane byonyine kuba bashira ibintu bya fanatisme no kuba bacarenginga umwe gacarenginga undi urumva bakabishira hasi bagahuza na business ati njyewe ufite igitaramo tujyane dukubite urumva amafaranga yinjire ubundi ni nako business nagakwiye gukora dutandukanye tukabishira uruhande dutandukanye uruhande tugakora business tugashira imbere business icyo ni cyo ubundi twari ingenzi kawe nubwo nawe ndumufana sibyo ngiye nkunda Benito bakera ariko nanone urumva byonyine ko ubwabo nyine bakwicara bakavuga bati twe ikintu tugiye gukora ari umukino tugiye gushimisha abanyarwanda tubahereze show ibirori abantu bakaza bagakubita ibyo bintu ni fresh cyane ni igitekerezo cyiza Melody tunamushimire nk'abafana ba The Ben twaragize icyo gitekerezo kikamuzana kuri Bruce Melody ni umwe mu bafana bavuga ko afana na Rwanda ruseseka by'umwihariko w'abantu bakunda ibishego n'ibiki ukunda Bruce Melody kuri wowe byaje gute indirimbo ze kuzumva kandi mu cyumweru iri joro naraye nzumvise iyo ukunda gucuranga cyane ni iyihe iriya ndirimbo dukomeze muginda uzikurusha singuhisha iyo ndirimbo nyine nanjye nkurikije nyine natwe iwacu mu cyaro nyine nkunda kuyicuranga ko nyine ibyamamare ntakibuka abantu ako nigeze kumusuhuza ahantu mu gitaramo hari hehera kagiye yari yajyanye na Bwiza ari Rwamagana byayo ateka yenda nyine tugiye kuva Mahama kugera Rwamagana n'imodoka n'igihe uratega igihumbi uragitanga tu imodoka urateze nyine hari kuri stage abafana nyine urareba umuntu uri imbere ashobora no kumutacese gutya atacese ariko urahameza nta gafoto nta cyabaye kereka iwa warafashe agafoto kawe kukamwereka ubu nkamubwira ati dore twaranifotozanyije ariko nyine ntabwo uri ugiye ukamubwira ati ngiye twarasuhuzanye ko twasuhuzanye se n'igihugu cyose abantu ibihumbi kuko kuri kumva nakwibuka buriya niko yambwiye wambwiye ngo Mahama ni nko mu buryo kirehe ni Mahama mu bya kampi y'impunzi cyane oya ni Mahama uri kujya Mahama akagira ikamugasa akagiri agakaritsiye nyine kaho gashyushye ni mu gasenta mu cyaro babyita mu gasenta tuhita mu gasantere ubwo rero mu gasantere kuhava ugera Mahama imodoka kugira agere Mahama ibanza n'inzira iwacu Dani
ntegereza Dani photogenic ni umwe mu bantu batanga amafoto meza mu karere ka Musanze ariko bibutse ko turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima turi kumwe na Lipe Restaurant byose ni mu karere ka Musanze Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ubushobozi bwo kwakira ubukwe butatu ku munsi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira amanama ageze kuri arindwi mu dusare dutoya ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenze 1000 nibura ku munsi yaba amahugurwa yaba n'ibindi bitaramo umusore ushaka gupropoza Dani nakubwira iki kurya neza nukugira kuri Lipe Restaurant ADPR hafi na ADPR umuhoza opposite yayo Dani ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu utabeshye baretse gufata The Ben soko bwa mbere uzavuye kumubona ku rubyiniro ariko face to face ho namuye uretse ko rege mu petit mu myaka yabanje nko muri za 8 abadikora ari mu top 5 bajyaga baza muri quartier ariko n'abara batera bitaga ba Jack B gabato mu korse bakirimo amahirwe ya bazaga muri ara ba Jack B hati hara kuri karere none nyine nabo bajende bose n'abandi bose ubundi musanze cyane cyane igice kibeshi cyabaga kwibandisha muri ahiyetera kabisa gusa ntago nagira amahirwe ntago turahura nyine ngo twe twavugana twavugana ariko kabisa igitaramo cya Bruce Melody na The Ben kuri mwebwe kivuze cyane mu majyaruguru turishimye cyane kuba tugiye kuhagera nyine baduhaye amahirwe yo kongera kubabona aho wenda nishimye n'imana akasimakazi bagiye turishimye uruturimo tw'ubure bwize bro tunejejwe n'imana mu mutima ni yandi ndirimbo araparasa mu rusengero urumva n'aho mu rusengero cyangwa se The Ben oya na The Ben nyine sibyo ko nyine baguhitishijemo ariko muri abagore ese kumushira wawe ifanira The Ben bitugo mu nzu ntabwo mpamvu kurwara oya sheri wanjye suramuzi sheri wanjye nawe buravuga Bruce Melody apa nibyo uzarebe wenda umusista n'umuboyfriend we iyo bakundana umwe afana rero cyangwa undi afana rape uba usanga bari kuguruka biba biryoshye rero buriya ikindi nanone ugenda ukamira baba bari kuguruka ubu ngubu ariko rero usigaye gutenguka ntabwo ari kumera genda kuyidinda ate umunota umwe mugiye kujya muri deba impamvu nkafana APR n'agafana Rayon unagafana The Ben n'agafana Bruce Melody uretse agende muhereza ibimenyetso niwe bimenyetso wahereza uyu nguyu byatumye mfana Bruce Melody niwe bimenyetso wahereza impamvu utafana Bruce Melody ugafana The Ben okay ubundi cyambere se nuwo muri kuganira ubundi wamfana Ben umusaza ni wa kera kandi yakoze nyine hari ukuntu urumva hari abasaza ba kera urumva ugasanga umusaza yinywera inzoga yinywera nk'icyaha agasanga ifaranga byinshi ntubaze niye mpamvu n'urwagwa kandi ufite amafaranga yagura byinshi aho ugasanga nawe ngaho yagutega ubwo rero nanjye reba The Ben yarashimuse urumva ngiye buri gihe urumva ariwe muntu wanjye niga nanjye nabihindura none nagendemo urumva yo kunda abasaza njera yageze Bruce Melody bakumye cyafite amaraso nyine ashyushye urumva uturirimbo twiwe dukora ku mitima y'urubyiruko ubu ngubu urumva umuntu w'umusaza si ubu ahita dufite nyine hita arayifite ariko nyine urumva Bruce Melody niwe ufite hiti cyari umusoro n'umuntu ufite indirimbo ifite miliyoni 10 miliyoni z'ama-views views zana sa Bruce Melody yes iyi nuza nihe ndirimbo ya Bruce Melody yagize yahitinze ikagira views rero kumukuku sawa ntabwo yafite miliyoni 10 muri telefone mu gimpaka n'umugabo wawe ntabwo uri kubabona
ntabwo Samuel yawe afite miliyoni 10 ntabwo kubera iki se warayirebye twese tugenda tumuha views Samoya reba Catherine indirimbo urayizi azirengeje Catherine nutabona rumva manzi umwe unutumva arabona nane go kadotrebe na be kadotrebe oya ntabwo ushaka kureba ntabwo ushaka comparison sheri baramuha kandi se bari bamwicaranye yawe ni wowe atekereza yuko uyu mukobwa mucuri ariko uramusubiza amahirwe yo kubyarana na Bruce Melody yakubyara sana banabure arimo arafata inuza akayigererana na ice cream bombo na ice cream ukumva ari oya na ayo mahirwe ntayo ni amahirwe yo kubyarana nawe ubu se twabonye umuntu yikorera umufuka w'ibirayi yawuzanira umuhanzi muri stade teka kahe gasha none hejuru ubundi imari zadufashe muri tiratire kazatera inkunga oya ko iyo habaye ibiboro nka bino ugasanga abantu hari igihe nyine nk'urugero urabona ubworohere ntabwo ari stade nini cyane kandi noneho iki kirori ni ibirori binini ni ibirori nubwo kizaba i Musanze urumva ariko ni ikirori kizahuza igihugu cyose nk'abantu tubare Nyabihu ntabwo umuyobozi azagera abantu bandi ariho bazamanuka urumva Gakenke bazamanuka Rulindo bashobora kuzamuka Burera bazaba hari Gicumbi ho nikore ndakeka biragoye ariko umuntu utuye nka hano nazamuhanga bazamuka ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri Diamond aza gucuranga mu Rwanda tukabona abanyekongo n'abagande bayo ubwo rero kubera ko dufite ni Kigali bazaza stade yacu ntabwo ari nini cyane nyine ku buryo byibuze bazadufasha hazabe hari umutekano nyine uhagije hari na protocole ize fresh ku buryo nyine nta muntu nyine wahagira ikibazo ku buryo n'ugize ikibazo bashobora kuba bamuhereza ubuvuzi bw'ibanze bwihuse nyine ku buryo tutaba twiteze kubona ibyiza by'ibintu twishimye kandi kumva mu kanya ngo umuntu yapfuye ngo yavunitse ngo ibintu nk'ibyo nizere ko babitekerejeho n'abantu bakuru nabo barabizi mbere yo kugura abafana Debe akagura abafana Bruce Melody akagura abafana kugira ngo n'amasitade yuzuye bakomeze babahanzi b'ibyamamare hano muri Musanze byifashe bite aramutse aguze abafana se bigakunda nta kibazo babaguze se batangiye kubagura nta mwaje kurabagiramo urumva ufite amafaranga amafaranga ari kuzarora bro nanjye Debe yamaye na ngo Debe yamaye Bruce Melody na Muhindu amafaranga ashaka business imbere ni imbere kandi Debe naje akambwira ati mbese nka Bruce Melody nta nubwo yakareka wakwisiga njya amarangi mubwira ati koko mani ukugenda agashyiraho tapi y'igisama kugira ngo abone ko ndi umunezero ukayambara inyuma imbere bimeze gute inyuma n'imbere hose oya nyine ku mutima nabandika ariko kugira ngo nyine abantu rusange abafana baboneke kuri Debeni wenda babone ko ari ukunzwe cyane gusa amagana ariko reka tujye muri realite tujye mu gaciro dushe mu gaciro hagati ya Bruce Melody na Debeni ubona ari urukundo cyane mu Rwanda tuve mu gufana tuve mu gufana ni abahanzi bose nyine ariko nyine bose urebye wenda ntabwo habura ubuzima yo kumva mbibona bose turetse gufata turetse ukunzwe cyane wenda none se ubu abamufana hanze ndabazi n'abamufana mu Rwanda muri Kigali ntawe nzi umufana ufana Bruce Melody cyangwa se Debeni ntawe nzi gusa abo tuziranye bongeye tuziranye Dani tujye muri realite ushyize mu gaciro niba umuhanzi umukunze cyane mu Rwanda hari ubundi umuziki urumva kugira ibyo bita gukora amahiti ariko nanone
ukagira abarijani abantu bita abarijani umuntu wese akavuga ati kabisa uriya muniga kabisa na Melody nawe arabyivugira niwe avuga ati ubundi urumva ugahetse mu gufana wanjye ntabwo njye ndi gufana nshyize mu gaciro bari abaniga bose barakoze The Ben murambitse mu kiniki karakana kubishimira kandi ubundi bajya hehe urubyiruko cyangwa muri rusange The Ben yagira abafana benshi cyane muri rusange bacyari gufana umva impamvu njye ntabwo zifata nyine zifatika umva njye nkubwira impamvu sibyo dufashe uretse kuri iyi si abantu wenda bitabira ikirori nka kino ari wenda mu bamama mu bapapa mu bakecuru n'abasaza cyangwa se n'urubyiruko ni abahe baba benshi mu bintu bijyanye n'umuziki no gufana ntabwo tukiri mu muziki twagiye muri angelerari y'abantu bose angelerari rero we abantu bose bahurije hamwe tugiye mu kinigi abantu bose bakahurira hamwe abasaza nkamwe urubyiruko abantu bose umukecuru w'imyaka urumva abantu umuntu ufite imyaka 70 kwa The Ben ni benshi kwa Bruce Melody ni benshi abenshi bari abenshi bajya kwa Bruce mbamwereze ikintu oya manzi umbwira urakana gakwiye kukumutega amatwi n'akana gatoya kanguhereze impamvu ifatika imwe wenyine urumva ukwiye kumubwira akana nari kuzinze kuko nta telefone mfite kari kuririmba ndakujya k'inyuma urumva n'abana bose urubyiruko rw'abafana urumva ariko wabona umukecuru w'imyaka 40 uri kuririmba ejo no umusaro yobozi naditambira ariko urumva tujya mu bantu bafite imyaka 40 ntabwo habura umuntu amahirwe ya nyuma twatubona twakera ariko ndwihereze yuko ahantu hose wagera ukarima twatoye twatsi twatsinze mbwira umuntu mu Rwanda dumwe utazirana thank you madam thank you today wait umuntu w'umukiriya azi ibyo ari byo agomba kubera cyane guhesheje icyubahiro igihugu iyo ndirimbo twataye twatsinze niba ari rwose none se kujya yakoze hiti oya noneho warayumvise mu matora ahantu hose wageraga mu matora wasangaga iriya ndirimbo bari kuyicuranga si ubizi wari wumva ubukwe butacuranzwe n'iyo ndirimbo amatora yarabaye ararangira sibyo wari wumva ubukwe butacuranzwemo iyo ndirimbo iyo ndirimbo mu bukwe amakishari parizi ibirori aho bibakajya byose usibye naho ngaho urumva no mu matora bikirangira ni take you girl iki ahantu hose iyo ndirimbo ubundi imeze nk'umuravumba ni umuravumba guhitamo turashishoza yewe n'abahaye boro imwe yonyine iyo ndirimbo ni indirimbo mu gihugu iyo ndirimbo yabaye iya mbere si ubyemera yabaye iya mbere mu matora ogera Kagame po ogera ko mu bintu biteze waserukanye mu majoro waserukana ibyo bintu ko iburetse ko mu ndirimbo zose zakozwe na The Ben harya buriya ko nta ndirimbo wenda irazi ishimagiza umusaza oya nawe hariya yakoranye na hariya ni Maria Rosa Maria nani Maria ufite nyinshi ninde uramutse ushukuze cyane ongera n'iriya twatoye usira ntabwo yakoze reba ivumbi rizatumuka ubwo Chris azaba kuri stage Bruce Melody akazamukayo cyane kuzagasanga hagati ya kanine ko Bruce Melody Chris azamusanga kuri stage bahita baririmba indirimbo yitwa ngo reba ivumbi rizatumuka Gurukumani forever. So, forever bro. Ukoresha isemu nkoranyambaga.
ntazo ndayisogira na TikTok TikTok ndayikoresha gake gake ukoresha izi mbuga nkoranyambaga Instagram ni Dani Pictures Studio, TikTok ni gutyo. Yeah, ubundi akazi mbere niyo mpamvu usanga ibintu byose nashyizeho ibintu bya pictures, photogenic ya. Musanze tugana ku musozo mwamenye ko yampano bamukata iminsi 30 yamaze kuyamagerageza y'agateganyo cyangwa se azahita asohoka kuburana mu buzima nyine bashaka guhita bamukatira oya Umusaza nakomeze yihangane. nyine byabaye nyine hari n'agasoro umukobwa nawe ugiye guhabwa sex usibye ko nyine nyiri ntabwo biraba nyine ntabwo biraba alright mwese mudukunda kandi Nataragoba utabarwa ego ko ujye yego mana ugari imyenge bakoreye ibiki. abakuru bamukunda nubwo mudahuje gukora ariko kubaha promosiyo aho mushaka mbese ashaka Iyo ntabwo ari promotion. ntabwo ari poromosiyo Batika mubwira munsi cyane tungana. iyo Ibyo bivuyemo. gushukana uri kugushuka ntabwo ari poromosiyo nshimira abantu mwese mwadukurikiye turi mu mihanda ya Musanze aho The Ben na Bruce Melody baraterambira ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ni ibitaramo ngarukamwaka Bruce Melody agiye kujya ategura ariko icyo nizeye opinion yanjye uko mbyumva nk'umunyamakuru njye nisaje mukambivuga nuko The Ben agiye gusorerwa muri ibitaramo byo mu ntara. The Ben utaramenyereye uko gutaramira abantu mu ntara, The Ben utaramenyereye gutaramira abantu b'abaturage biyo hirya Bruce Melody no man asora indirimbo nyinshi zigatuma ku maradiyo abaturage bose bo mu cyaro bakazumva. Twiteguye neza kubona abaturage bamanutse bikoreye ibirayi, abafite amaga, abafite amavunja, abafite ubwanwa bwogoshye n'ubutogoshwe bakaza muri stade. Nizeye ko hariya ntabwo ndi kuranira namwe ariko ndabona opinion yanjye hano hantu ivumbi rigiye kuzatumuka. Bruce Melody azafite stage ye mwana yikanye nk'umuntu wateguye konseri. tugiye kureba niba uri buhatwire Guys, mbashime cyane uw'i Rwanda and Dani Photogenic ukeneye amafoto meza gana Dani kandi ukeneye kujya neza gana Lipia ukeneye ahantu heza akorera ubukwe no kwiyakirira gana Centre Personnel Notre Dame do Fatima Hotel. Ibindi byose ndabakunda cyane bikuza amahoro y'Imana. Ni Mr. Jean Ngugu Kati Pista. Rambo